Yes, reka twongere tubereze ikaze ndetse tunabifurize ibihe byiza ndetse no kugubwa neza aho muherereye hose mwebwe tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abagezweho hirya no hino ya mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri ngira ngo aya makuru tugiye kubagezaho ni amakuru yabaye kimomo hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga yaba hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi, aho umwana w'umukobwa w'imyaka 17 yitabye Imana mu buryo butunguranye cyane, ndetse ibingibi bikaba byababaje n'abatari bakeya. Kugeza na n'uyu mwanya iperereza riracyakomeje, ikintu cyaba cyishe uyu mwana w'umukobwa ntabwo kiramenyekana. Ese uyu mukobwa byagenze gute kugira yitabe Imana? Ariko nabwo kugeza ubu ngubu hari abantu bagera kuri batatu bamaze gutabwa muri yombi bashinjwa kuba bagize uruhare mu rupfu rw'uyu mukobwa wari ukiri mutoya cyane, wari ukiga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Reka tubyinjiremo rero turebe uburyo ibintu bimeze ndetse turebe n'ikintu cyaba cyatumye ubwo umurambo w'uyu mwana w'umukobwa wari ukimara kuboneka abantu bahita batabwa muri yombi bashinjwa kuba bafite uruhare mu rupfu rw'uyu mwana w'umukobwa. Ngo ikaze rero nimba ari ubwa mbere ugeze hano kuri uyu muyoboro mugari, kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu makuru agiye atandukanye abagezweho hirya no hino. Nk'ibisanzwe uyu mwana w'umukobwa yitwaga Iraduha Benita, ni umukobwa wari ufite imyaka 17 y'amavuko, akaba yari yiga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye nk'uko nabikubwiye, akaba yari yiga indimi. Uyu mukobwa kimwe mu bintu yarazwiho cyane mu kigo ni ukwitonda ndetse no gusabana n'abanyeshuri bagenzi biwe. Ariko nabwo ikindi uyu mukobwa nabwo nubwo yitondaga gutyo yasabanaga ngo n'abanyeshuri bagenzi biwe, mu muryango wabo wari umuryango ukomeye cyane, bafite amafaranga ku buryo umwana w'umukobwa yari akimara kwitaba bamwe na bamwe batangiye gutekereza yuko rwose ababa bigizemo uruhare ababa ari inshuti za papa we, cyangwa se abari bafitanye ibibazo na papa wiwe, cyane yuko ise yari umugabo ukomeye ufite amafaranga. Yewe ngo mu minsi yashize hari n'abari bagiranye ibibazo na papa w'uyu mukobwa, biba ngombwa yuko bamubwira ko nibadakemura ibibazo biri hagati yabo bombi, uyu mwana wiwe w'imfura cyane, yari n'imfura, azaburirwa irengero cyangwa se bakaba bamugirira nabi. Bitewe n'uko rero se w'uyu mukobwa yanga ibyo bibazo batabikemuye ndetse akanabumvisha yuko ntacyo babikoraho, se w'uyu mukobwa yarabasuzuguye ngo abo bagabo, ndetse ababwira yuko ntacyo babikoraho ndetse n'ibibazo biri hagati yabo bombi abahereza igihe bizakemukiraho. Icyo gihe bo banze kucyakira, rero nibwo mu gitondo cya kare cyangwa se mu ijoro umubyeyi yagiye kubona abona isaha abandi bavira ku ishuri, umukobwa we ntatashye. Yewe bajya no kubaza abayobozi b'ikigo, bababwira yuko abanyeshuri bose batashye, bareba no mu mashuri, yewe kubera yuko uyu mukobwa yigaga ataha, ikigo yigagaho cyajyaga guturana n'iwabo. Uyu mukobwa rero mu gitondo nibwo bumvikanye amakuru y'uko babonye umurambo wiwe yitabye Imana. Ni ibintu byatunguye abantu benshi rero ubwo byari bikigenda gutyo. Hari abagera kuri 2 bahise batabwa muri yombi, hari bo bari bajyanye ibibazo na se w'uyu mukobwa, bashinjwa kuba bafite uruhare mu kwitaba Imana k'uyu mwana w'umukobwa. Rero bahise batabwa muri yombi mu gihe iperereza rigikomeje. Uyu mukobwa rero ni umwana w'umukobwa wahariya mu gihugu cy'u Burundi, rwose niho ababyeyi bari batuye ndetse ari naho kavukire yabo. Ni umuryango ubona yuko wari ufite amafaranga, wishoboye, umeze neza cyane. Kugeza n'uyu mwanya mama w'uyu mukobwa rwose kubyakira yuko imfura yiwe yitabye Imana ni ibintu byamugoye cyane, se ajya muri koma. Birababaje cyane ndetse gusa nawe ubyumvisha urumva yuko ari ibintu bitanejeje habe na gatoya, ni ibintu bibabaje ntawe byashimisha.